Twongeye kuba ikaze bakunzi b'Umuragwa Family TV. Twongeye kuza muri wa mwanya dura tukaganira nkuko bisanzwe. Imbere ya kamera muri kwabona umutumirwa musanzwe mumumenyereye hano, twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero umutumirwa tugiye kumuganiriza cyangwa agiye kudufasha kuganira kuri sport. Abantu bo ku Muragwa Family TV muzane agasonga bugari wa mugani wa Jihad mwumva amakuru y'imikino. Reka dutangire tumubaza muri iyi minsi amashampiyona hafi ya yose bivugwa ko yatangiye, ariko hari ibihugu ayo mashampiyona ataratangiramo. Twatangira tumubaza ni ibihe bihugu ubundi shampiyona zatangiye, anatubwire nibura imikino yagiye iba muri ibyo bihugu, ko amakipe yagiye yitwara ayazi, ariko yego yose naba yazi nta kibazo, ariko natubeshya tuzamunyomoza. Ibihugu shampiyona zatangiyemo, icyo nzi ni u Rwanda n'Ubwongereza, ibindi sinzi niba byari byatangira. Mu Rwanda shampiyona yaratangiye rwose. Imikino imaze kubaho shampiyona itangiriye, watubwira ni nk'iyihe, cyangwa ugerageze kutubwira amakipe nyine ku munsi ufungura shampiyona amakipe yagiye yitwara neza gute, ayatsinze wabuze n'ayahe, ayatsinzwe na ayahe. Ako nawe ese ibyo byose nabimenya? Umutumirwa se? Umutumirwa se? Okay. Mu Rwanda ibyo nibuka, ntabwo mu by'ukuri ntabwo namenya ngo umunsi wa mbere ngo hakinye amakipe aya n'aya, ibyo byo nabangiye kukubeshya, ariko hari amwe nzi yatangiye gukina nyine kuri uwo munsi wa mbere. Harimo nk'umukino wahuje Rayon Sport na Marine FC, baranganije 1-1. Undi mukino nibuka wabaye ni umukino wahuje Gasogi na Mukura, wabereye i Huye, Gasogi iratsinda. Uwo wa Rayon Sport na Marine wo wabereye hano i Kigali muri Pele. Andi makipe yakinnye nibuka ni Bugesera, ariko ikipe bakinnye nayo nzi, gusa nzi ko banganije. Iyo banganije rero nayo nzajya kuyishaka, nzayibabwira ubutaha. Hanyuma wari utubwiye ko ari mu Rwanda no mu Bwongereza. Mu Bwongereza aho bimeze bite? Mu Bwongereza nzi ko Man City yakinnye na Chelsea, Man City iratsinda nk'uko bisanzwe. Ariko urayifana Man City? Ni yanjye, ndayifana rwose. Uyikundira iki cyangwa uyifanira iki? Ego ntabwo nakwisiga amarangi, ariko ndayikunda. Uyikundira iki? Oya gusa ni nkuko nakubaza ngo mbese ukundira iki ibiryo? Sobanura impamvu bikunda, cyangwa ukundira iki umuziki? Umuziki navuga nti hari ukuntu iyo ndi kumva umuziki mba numva vibes zigenda zizamuka. Cyangwa se umbaje uti kwera iki ukunda ibiryo abenshi tubirya kugira ngo tubeho. Gukunda ikipe rero cyangwa se kuyifana biterwa n'amarangamutima yawe, ntabwo ushobora kuyasobanura. Hari igihe ureba ikipe ukuntu iri gukina ukumva urayikundiye, bikagenda biza, ariko ntabwo nakubwira ngo nyikundire iki. Ariko nyine ndayikunda. Yatsinze Chelsea. Indi kipe nayo yatangiye itsinda ni Man U, ariko sinzi ikipe bakinnye. Ubundi shampiyona iyo zirimo ziratangira, hari ukuntu usanga amakipe aba yaragiye yitwara neza muri za Mercato, cyangwa se akaba wenda hari nk'abakinnyi bari bafite wenda muri sezo yashize, abantu bakaba bafite impungenge z'uko nk'abo bakinnyi bazabacika. Ariko ugasanga ikipe iramuganirije birangiye atagiye. Ugasanga hari nk'umukinnyi abantu bari biteze ko ashobora kuzagenda akaguma muri iyo ekipe. Ugasanga hari abakinnyi bandi bashya ikipe yaguze
muri iyo merikato nyine wenda ibishize cyangwa se wenda ikaba ikirimo, ubwo wenda isoko ry'abakinnyi bakaba bakigura cyangwa se bakaba barasoje kugura. Ibyo rero hari igihe bituma ukuntu ikipe iba yarasoje shampiyona imeze abantu batangira kuyibona ko nka sezi igiye gukurikiraho izitwara bitandukanye nuko yari yitwaye muri shampiyona wenda yarangiye, bitewe nuko yaguze cyangwa se bitewe nuko yagumanye abakinnyi. Aho wenda nashaka kubaza shampiyona mu Bwongereza niba ukunda kuyikurikirana cyane cyangwa se wenda ugendeye ku makuru ufite, kubera ko niba hari ikipe ufana hari igihe ujye ugerageza no gukurikirana wenda n'amakuru ya adversaire, kubera ko shampiyona mu Bwongereza iri mu shampiyona akunda kugira amakipe ahanganye atari imwe nyine, ugasanga ni 4 cyangwa 5. Tugendeye ku kuntu amakipe amwe namwe yagiye yitwara ku mukino wa mbere ufungura shampiyona, ukareba wenda ukuntu yagiye yitwara andi ukuntu yakinnye cyangwa se abakinnyi bashya bayagaragayemo, ubona nk'ikipe uri gufavoriza ko zizatwara iki gikombe zizajya muri kuruse yo gutwara iki gikombe cya Premier League cyo mu Bwongereza, birumvikana uri kubona zaba ari izihe? Aho ngaho rero naba nkubeshye, ntabwo ibyo kugura abakinnyi njya mbikurikira. Njye mbona ikipe yaraguze iri mu kibuga, ariko ibyo bindi ntabyo nzi. Simenya ngo baguze ngo bagize gute, njye mbona bari mu kibuga. Ariko kubera ko ufana Man City ushobora kumva ko wenda iki gikombe izagitwara. Oya, nicyo cyifuzo kandi n'ubundi tuzagitwara nkuko n'ubundi n'ibindi bine bikurikiranye twabitwaye. Ariko ntawamenya umupira uba uri mu kibuga. Tuzabibona, ariko ubwo yatangiye neza bazafatiraho. Klopp ntubizi ko atagitoza Liverpool? Yagiye mu kiruhuko. Ubona icyo kintu kidashobora kwigiza inyuma wenda ikipe ya Liverpool wenda nk'imyanya nk'itatu cyangwa 4, urumva nawe yazaga mu makipe ari guhatanira igikombe, cyane ko muri sezo 4 zishize Liverpool yatwayemo igikombe. Ntabwo ibyo bintu byo kwenda Klopp wayifashe gutwara icyo gikombe yaragiherukaga nko mu myaka 20 ishize bishobora kuyisubiza inyuma wenda nk'imyanya runaka, kubera ko umutoza abantu benshi twemeraga ko ari umuhanga wayitozaga ashobora kuba yarayivuyemo. Numva nibasubirire inyuma iyo myanya 3 ubwo nyine bazanywa amazi bizashira. Nubwo umutoza aba akomeye, ariko Kameme igihe yagiye nta bakinnyi yatwaye, bagize amahirwe n'uriya mutoza wamusimbuye nabonye afite ibigwi, nubwo wenda batanganya ariko azamukorera mu ngata, kandi nibatsindwa bazihangane. None se ubundi bari kumwe nawe hari ubwo babitwaraga byose? Oya, hari igihe abantu bavuga ko umutoza agera muri ekipa agahindura ibintu. Ubwo rero birashoboka ko ashobora no kuyivamo n'ubundi ibintu bigahinduka. Yariyo mpamvu ngwaje ni kuba yaravuyemo nta bintu byahinduka, noneho bigahinduka kuri kote negative ku buryo bishobora gusubiza inyuma ikipe ya Liverpool. Bitewe n'imyaka yarayimazemo, birumvikana ko hazabaho impinduka. Niba yaragiye kumara hafi imyaka 9, yego, urumva imyaka hafi 9 uri kumwe n'ikipe, ubuze ubuzima bwabo bwa buri munsi. Rero kugira ngo undi azaze afatire aho yaragereje biragoye cyane. Ariko niba afite abakinnyi beza bahatana, bazahatana nta kibazo. Reka tuve mu Bwongereza ho gato tujye muri Espagne. Umukinnyi Mbappe ni umukinnyi isi yose yari isa naho itegereje ivuga uti uyu muntu ukuntu yatigishije isi, transfer yo kuva muri PSG ajya muri Real, bamwe bavuga ati ashobora no kuzagerayo bikanamunanira, abandi bavuga ati ashobora no kuzagerayo bikamunanira kumvikana n'abari ba Vinicius yagiye asanga bameze nkaho nyine bafatishije ekipe, kandi bakavuga ati ashobora no kugerayo wenda bamwe ntibamwiyumvemo nyine, wenda ugasanga uburyo bwo guhuza n'abo ngabo mu kibuga buragoranye. Ariko bisa naho ibyo abantu batekerezaga cyangwa se bibazaga ko bishobora kuba cyane cyane ku ruhande rubi rwo kudahuza n'abakinnyi, birasa naho bitabaye byo,
dukurikije ukuntu yitwaye ku mukino uherutse kuba wenda yagaragayemo wa mbere, wowe ubona performance yanuze ya Mbappe kuri uriya mukino, abantu banyuzwe nayo ukurikije amafaranga yaguzwe cyangwa se ukurikijwe n'ukuntu yavuzwe cyane, cyangwa urabona hari ibindi bintu bakimushakamo nyine ataba wenda yaragaragaje kuri uriya mukino we cyane ko wari uwa mbere? rero n'ibintu bya siporo ntabwo mba mbisobanukiwe cyane ngo mbyinjiremo cyane, menya ibyo hejuru, ariko ugendeye kuri ibyo ngibyo ngo ibyo bamwifuzagaho ibiki n'ibiki, ubundi ikipe yiguze umukinnyi ikibimushakaho ni ugutsinda, kandi urabona ko umukino yakinnye bwa mbere yaranatsinze abahesha igikombe, kandi n'izo mpungenge uvuga ngo ntabwo ngo abantu bari bafite impungenge ko atazumvikana na bariya bakinnyi bandi, none se igitego yatsinze ntiyahawe pasi na Vinicius? Bishatse kuvuga iki? Twavuga ko ishusho wenda y'imibanire myiza wenda ya Mbappe na bari yagiye asanga muri Real Madrid, tugendeye ku kuntu yitwaye kuri uriya mukino, twavuga ko imibanire yiwe n'abari abakinnyi wenda ihagaze gute? Abantu bareke kugira impungenge z'uko adashobora kuzahuza na bariya, cyangwa wenda twavuga ngo twaba twihuse turamutse tubivuze gutyo? Ibyo ngibyo se ubundi wavuga ngo ntabwo bazumvikana ushingiye ku iki? kuko bari mu kibuga ntabwo nzi tekinike bakoresha bakina, ariko ibyo umuntu yabonaga amaso yirebera amaso ureba uko bari gukina, nabonaga nta kibazo. Ibirenze ibyo ngibyo ntabyo nzi, ariko icyo nzi cyo nuko nabonaga bose bafite ishyaka bashaka gutsinda, kandi byarabaye, kuko rega nawe ntiyari gutsinda adafite ubwumvikane na bariya bagenzi be. Nubwo yari we watsinze, ariko nabo babigizemo uruhare, kuko bamuhaye, babyita ngo iki, assist. Kuvuga rero ibyo ngibyo ngiye kubyanaliza, naba ngiye kubeshya pe. Ndeba ibyo mu kibuga aratsinze, okay, nibyo nashaka ko atsinda, sawa. Ibindi byose ni by'uriya musaza. Okay. Aha. Waba warakurikiye imikino ya Olympique? Nagari yose. Waba uzi umukino wa nyuma ngo wahuje hayo makipe? Wahuje Ubufaransa na Espagne. Byarangiye gute? Espagne yarabatsinze. Numva ko warayikurikiye. Hariya iyi Olympique, iyi mikino ya Olympique yari yabereye mu Bufaransa. Ikibazo cya nyuma tunasorezaho, mu Rwanda hari amakipe abiri yasohokeye igihugu, imwe yisohoka ijya mu irushanwa rya CAF Champions League, indi igenda ihagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ayo makipe yaba ari ayahe, cyangwa se yitwaye ate? Ubundi se ayo marushanwa ataniye? Ni ukuvuga ngo CAF Champions League reka bari duhera, kubera ko ni nayo aba ari nini kuri Confederation Cup. Ubundi CAF Champions League ijyamo amakipe aba yarabaye aya mbere iwaye, aya mbere. Ni ngo aba yaratwaye shampiyona? Yego. Okay. Amakipe aba yaragiye atwara shampiyona, ariko hakaba hagenda hiyongeraho ama ekipe bitewe ngo n'inyenyeri igihugu runaka gifite kuri iryo rushanwa rya CAF Champions League. Reka nguhe nk'urugero, nk'ubu bitewe n'inyenyeri wenda mu Rwanda twe dufite zitari nyinshi, ntazi n'umubare wazo ariko ziri hasi, u Rwanda ntabwo rushobora kohereza amakipe arenze imwe muri CAF Champions League. Ariko bitewe n'umubare w'inyenyeri wenda Tunisia ibifite, cyangwa se wenda izo za Misiri, ntabwo zisohora ekipe imwe, cyangwa na Tanzania hagenda amakipe nk'abiri cyangwa atatu, bitewe ibyo ngibyo rero by'uwo mubare w'inyenyeri bigenda byiyongera bitewe naho ekipe yarasohotse, yigeze gusohokera icyo gihugu yagarukiye he, cyangwa se izigeze gusohokera icyo gihugu zagarukiye he. Mu Rwanda urabizi hari igihe byigeze kuba, igihe rero yageraga muri 1/4, ni ukuvuga ngo twari tugeze ahantu
havuga ngo Rayon iramutse irenze kiriya cyiciro ikagera nko kuri finali ya CAF Confederation Cup, mu Rwanda hari uburyo inyenyeri za nyenyeri twari dufite zihita zizamuka ku buryo noneho natwe tutazajya duserukirwa na ekipe imwe, hakajya hagenda ama ekipe abiri muri iryo rushanwa. Nuko nguko bigenda byiyongera. So ngarutse rero ku kuntu ayo marushanwa atandukanye, no kuvuga ngo CAF Champions League ijyamwo na ya makipe aba yaratwaye ibikombe iwayo, hakiyongeraho ya ma ekipe nyine bitewe n'inyenyeri icyo gihugu gifite muri iryo rushanwa. Hanyuma CAF Confederation Cup ikaba ijyamwo noneho amakipe aba yarabaye aya kabiri iwayo nyine muri icyo gihugu, cyangwa se hakajyamo amakipe aba yaragiye atwara nyine biriya bikombe navuga wenda ngo ni iby'igihugu. Yego. Haba hari igikombe cya shampiyona, hakaba n'igikombe cy'igihugu. Yego. Nuko nkuko nabivuga, niyo mpamvu polisi yagiye kubera ko yatwaye igikombe cy'amahoro, hanyuma APR igasohoka nka ekipe iba yaratwaye igikombe cya shampiyona. Yego. Kangaruke ku kibazo nari nkubajije. Amakipe nako maze kugisubiza. Maze kuvuga ko APR yasohotse kubera ko yatwaye shampiyona, hanyuma na polisi yatwaye icy'amahoro. Ahubwo none ugiye kutubwira amakipe ko yasohokeye u Rwanda yitwaye ati? Yose yaratsinzwe. Yaratsinzwe? Polisi yakinnye n'ikipe yo muri Algeria, ntabwo nibuka izina. Iyo kipe yayitsinze 2-0. Hanyuma APR yari yagiye muri Tanzania gukina n'ikipe ya Azam, bayitsinze 1-0. Urumva rero ko ntago batangiye niba ari shampiyona niba ari iki neza, kuko batangiye batsindwa. Tugira icyizere cy'uko ayo makipe yacu se naza hari icyo azakora? Ntawamenya, ariko urumva wenda ngene nko kuri APR igitego babatsinze cyari kuri penalty, kandi ngiye sinjya nemera penalty cyane, ko penalty mbona ni nk'amahirwe. Ni nk'amahirwe, ubwo rero bashobora kugira hano ugasanga barabatsinze, ntawamenya. Gusa nyine ikipe ifite chance yuko yo yatangiye itsinda ishobora kuza yagira inaha ikarwana kuri cya gitego cyayo mpaka ugasanga nyine APR ivuyemo. Polisi rero nayo vuga ngo iraza yishyure ibitego 2 itsindi cya gatatu, ntawamenya. Reka dutegereze turebe uko bizagenda, ariko icyo twifuriza amakipe yacu ni ugutsinda. Ariko ngo Sugira Ernest ngo yagarutse muri shampiyona yo mu cyiciro cya mbere noneho. Sugira ari muri Kiyovu. Yagarutse. Yagiye muri Kiyovu rwose, rutayizamo abanyarwanda. Twitege ko agiye kongera kutwereka ibyo yaraduhishe se muri kigera amaze wenda atagaragara muri shampiyona, cyangwa Sugira nk'abanyarwanda yagize ate? Araveteye? Kurumva yaramaze igihe tutamubona. Hari abantu bavuga ati wenda Sugira ni Sugira, igihe cyose yagendaga nubwo atakinaga yarazaga nyine ugasanga aratunguranye. Mbonye mu mupira w'amaguru byose birashoboka, ko umuntu ashobora kuza mu kibuga cyangwa se ashobora kuza mu ikipe uvuga ngo noneho uyu azaza ibitego bitabarika, yageramo bikanga. Ariko Sugira we nabye ibyo yarabyivugira, yarababwiye ngo bazabibonera mu kibuga. Ubwo rero reka dutegereze turebe rwose ko azongera kudushimisha nk'uko yadushimishije, none ibyo tumwifuriza ko yakomerezaho. Aramutse yitwaye neza akagaragaza performance nziza, hari n'amahirwe yuko yakongera gusubira mu Mavubi cyane rwose, ko akiri muto se. Okay, reka tumusengere bizagende neza, yaduhaye ibyishimo, twakongera twanezerwa yongeye kudukora nk'ibyo yadukoreye, mukongera mukambara amasomeze mu gihe cyaguma mu rugo. Turabashimiye bakunze Umuragwa Family TV. Twaganiraga kuri siporo, kandi mu bakunzi bacu turifuza ko uwagira inyunganizi kuri siporo rwose nta kibazo ahiduye muri comment, cyangwa ikibazo nta kibazo agishyire mu mutumirwa, azagenda adufasha kubisubiza.
ibiganiro ku Muragwa Family nakagaruka, reka tunashimire umutumirwa wacu. Murakoze Murakoze cyane. Ciao ciao.